Reka ngusuze kandi nkwifurize ibyiza wowe tubana hano kuri NCTV Rwanda umunsi ku wundi. Njye nitwa Clement Ndayisenga, nizere kumeze neza cyane ku byo uri gukora, kubera yuko hari igihe umuntu akora ibintu bikagenda neza, ariko no mu gihe byagenze nabi buriya inkono ihira igihe, kandi ngo burya ngo yakaremye niyo ikamena. Abantu twese buriya tuba mu buzima bw'icyizere, kuko icyizere kirarema ibyo tubamo byose icyizere nicyo kidufasha kubaho neza. Njye nitwa Clement Ndayisenga, rero ngushimire cyane wewe wakoze subscribe kuri channel yacu nayo yanyu, kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho bijye bikugiraho mu bambere. Gukora subscribe ntacyo bisaba rwose, no gukanda aho ngaho hasi ahantu handitse ijambo s'abonner mu gifaransa, cyangwa se subscribe mu rurimi rw'icyongereza, ibintu bigahita bigenda neza cyane. Ariko urebe hari igihe ushobora gusanga warakanzeho nuhongeye ukandaho bwa kabiri, kora ko ukanze bwa kabiri ubwo buvuyeho, kandi tuba twifuza yuko umusanzu wawe wa mbere ari ugukanda aho ngaho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza muri rusange. Nkuko umaze kubimenyera rero, duhurira hano kuri uru rubuga rwacu kugira ngo tuganire ku ngingo zimwe na zimwe ziba zigezweho, by'umwihariko zigendanye n'inkuru ziba ziri kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye byandikira mu Rwanda yewe no hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Uyu munsi tugiye kuganira ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga, kubera yuko isi turimo ya none ni isi itunzwe n'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga muri iki gihe wavuga ko ari ryo riyoboye isi muri rusange, kubera yuko ikibyerekana niyo ufashe abakire ba mbere ku isi kugeza amagingo aya ngaya, ugafata abakire 10 ba mbere ku isi, ushobora gusanga muri abo bakire 10%, 70% batunzwe n'ikoranabuhanga. Amafaranga bafite barahawe n'ibikorwa bakora bigendanye n'ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga rero ryazanye amahirwe menshi mu isi, kubera yuko nabo bantu turi kuvuga batunze ibya mirenge ku ntenyo nibo bafite amafaranga, kandi ayo mafaranga bafite menshi, abo bakire ba mbere ku isi bagwiza tunga, nuko bayakoresheje bakayashora mu ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga natwe tukaryitabira rikababyarira umusaruro. Nubwo iryo koranabuhanga ribyara umusaruro, ritanga amafaranga, ryatanze n'akazi. Yewe no mu Rwanda hari abo ubu ngubu ubyutse, nako sinovuga ngo hari abo abenshi ubyutse ugasanga nk'ikoranabuhanga by'umwihariko internet yahagaze mu gihugu. Murabyibuka uko mu minsi ishize byigize kugenda, wa muyoboro uzana internet mu bihugu byinshi bya Afurika wari wahungabaniye muri South Africa cyangwa muri Afurika y'Epfo mu nyanja, hanyuma internet igatangira kugenda nabi. Urabizi kuntu serivisi nyinshi zari zatangiye guhagarara, izindi zigenda bigura intege kubera iryo koranabuhanga by'umwihariko irya internet cyangwa murandasi dukoresha mu bikorwa byacu bya buri munsi. Kuko iryo koranabuhanga by'umwihariko bashisha imiyoboro itandukanye kugira ngo turikoreshe. Ushobora gukoresha telefone, ushobora gukoresha mudasobwa cyangwa computer, ushobora gukoresha iPad ndetse n'ibindi bundi buryo butandukanye kugira ngo ubashe kwitabira iryo koranabuhanga. Abenshi rero turabikoresha mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi, ryatubyariye n'akazi. Ngira ngo ingero zirahari kandi zifatika. Yewe no mu Rwanda hari n'abinjiza menshi, kubera yuko iryo koranabuhanga rihari kandi rikaba ribatunze, ryarabahinduriye ubuzima, rigahindura ubuzima bw'imiryango yabo. Nubwo hakirimo ibibazo byinshi nanone byo gukorwa, igihugu cyanakora kugira ngo nacyo iryo koranabuhanga igihugu cyashoyemo amafaranga menshi kugira ngo u Rwanda rube ari igihugu cya mbere mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba gifite iyo internet nziza kandi ikora neza. Ariko nanone nubwo igihugu cyayishoyemo amafaranga kikayiduha abanyarwanda ngo tuyikoreshe, urubyiruko rukayiyoboka, dore ko n'abanyarwanda benshi ari urubyiruko, kandi n'iryo koranabuhanga tuvuga urubyiruko narwo usanga ruhita rukeneka iryo koranabuhanga, kubera ko ruri no mu isi igendanye n'ikoranabuhanga rukarikoresha cyane. Ariko nanone igihugu hari naho cyakagombye kuba kigomorora kugira ngo nacyo kibone amafaranga. Urwo rubyiruko abanyarwanda babona amafaranga, bityo na cya gihugu y'amafaranga cyatanze akigarukire muri rusange. Kubera yuko uraza gusanga magingo aya ngaya mu Rwanda ibigendanye na ads, Google ads, cyangwa se kwamamaza kuri YouTube ikaba yakwamaza muri channel yawe, hanyuma bitewe nuko ubutumwa wanyujije muri channel yawe bwarebwe n'abanyarwanda, bityo ikaba yaguhembera ko abanyarwanda bakureba. Icyo utaruzi buriya abanyarwanda twese tureba wenda YouTube by'umwihariko, nta kintu twinjiriza wa muntu twarebye uretse kuzamura views cyangwa se kuzamura umubare wamurebye. Kandi ugasanga mu gihe igihugu kiramutse kivuguriye amasezerano gifitanye na Google by'umwihariko na YouTube, ayo masezerano akavugururwa, izo
uko kwamamaza cyangwa se ads zikaba zajyamo, igihugu cyabona amafaranga kubera yuko gishobora gushyiraho umusoro kuri aba bantu bakoresha izo mbuga nkoranyambaga bari mu Rwanda, bakinjiza n'amafaranga, igihugu kikagira amafaranga kibona, bityo na wa muntu akabona amafaranga, kuko ntabwo umuntu yakoresha izo mbuga nkoranyambaga nta kintu ari kwinjiza ku banyarwanda bamureba, kandi arimo arakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Ururimi rw'ikinyarwanda nirwo uri gucuruza ku banyarwanda, abavandimwe bawe, inshuti, umuryango na community y'abanyarwanda muri rusange, ariko abantu bakureba ntacyo bakumariye. Kandi igihugu cyashiyemo amafaranga muri interinete cyagombye kuba rero ari igihe cyiza cyo kugaruza amafaranga, kugira ngo nanone winjize ariko n'igihugu cyinjize. Mu minsi ishize ariko minisitiri w'urubyiruko n'ubuhanzi yatanze icyizere, avuga ko hari ikiri gukorwa na guverinoma y'u Rwanda ku kibazo ikizi, kandi hari ikiri gukorwa. Twizere yuko kandi hari byinshi byakozwe na guverinoma y'u Rwanda, ko n'ibingibi nabyo izabishakira igisubizo kandi kirambye, bityo ugasanga aho kugira ngo ubutunze YouTube wariyandikishije ko ukorera muri Amerika kandi ukorera mu Rwanda, wariyandikishije ko ukorera muri Kenya. None se niba Kenya yarabishoboye, abanyakenya bakoresha iyo YouTube zabo zikabinjiriza, n'abanyakenya bakabinjiriza ari abenegihugu, ari nabo bacuruzaho, ni gute noneho mu Rwanda byatunanira kandi hari byinshi byakozwe kandi ibingibi biroroshye cyane? Ni gute se noneho u Rwanda, noneho umuntu waba ufite umukiriya wa mbere, ariko uwo mukiriya wa mbere ufite ari abanyarwanda batakwinjiriza? Niyo mpamvu uzabona aba YouTuber benshi cyangwa se abakoresha umuyoboro wa YouTube ba nyirawo bajya gusuhuza, bagasuhuza abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Australia, bari i Burayi no mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika. Ni ukubera ko bari abantu bo hanze y'igihugu nibo binjiriza bano bakuntu bakoresha YouTube. Ariko nubwo bimeze gutyo, leta yatanze icyizere, twizere ko bizagenda gutyo. Ku rundi ruhande, nubwo leta yatanze amahirwe ikavuga iti turi mu isi y'ikoranabuhanga, kandi ikoranabuhanga tugomba kuryitabira nk'abanyarwanda tukaribyaza n'umusaruro, hari abo usanga barikoresha nabi mu buryo butari bwiza. Ariko nanone ukareba ngo abundi bararikoresha neza, bafite ubwo bumenyi bwo kuba barikoresha neza. Ese ninde ubundi wagombye kuba abafasha kugira ngo bakoreshe iryo koranabuhanga neza? Ese mu gihe barikoresha nabi ibwo byagenda bite? Ese ko leta noneho yatekereje ikavuga iti turi mu isi y'ikoranabuhanga, tugomba gufasha abanyarwanda kwitabira iryo koranabuhanga bakarikoresha ririmo n'izo mbuga nkoranyambaga, kugira ngo natwe tujye muri iyo si nyine yabaye umudugudu uri mu Rwanda, uri muri Amerika, tubashe kugira ubwo bwumvane mu buryo bworoshye. Ariko nanone yirengagiza gushyiraho n'indi mirongo yindi cyangwa se n'izindi za nyirantarengwa. Mu gihe abantu barenze umurongo bigomba kugenda gute? None se ko yashyizeho urwo rubuga abantu bagomba kuza bakisanzura, niba mu bitangazamakuru dufite mu Rwanda, yaba ibitangazamakuru byanditswe mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura Rwanda Media Commission cyangwa se RMC, bikaba ibinyamakuru byanditswe nka company zanditswe muri RDB, ibindi binyamakuru bikaba bigenzurwa na RURA, hari abantu bakurikirana content batangaza, ibyo bitangazwa muri ibyo binyamakuru. Na mbere nuko ujya kwandikisha ikinyamakuru, mu kinyamakuru cyawe wandikisha icyo bita editorial line mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa mu gifaransa ligne editoriale, umurongo ikinyamakuru cyawe kizagendamo. Ukavuga ati ngiye ikinyamakuru cyanjye kizibanda kuri ibi ngibi. Mu gihe bazaza kugenzura cyangwa abagenzura ba monitoring bakumva ibyo wandikishije si ibyo ukora, icyo gihe bazaguhagarika cyangwa bagira ibindi bakubaza, kubera ko uzaba warenze umurongo wavuze yuko uzagendamo. Ariko ku mbuga nkoranyambaga umuntu wese arabyuka mu gitondo agatangira gukora ibyo yishakiye, ariko kwibaza noneho leta yo n'iryari igenzura abo bantu, ibitambuka ku mbuga nkoranyambaga bigenzurwa n'abandi. Muri abo ngabo rero benshi bagenda bagongana n'amategeko, kubera ko imbuga nkoranyambaga ntabwo zikorera mu kirere, ntabwo zikorera mu kindi gihugu, ziri mu gihugu cy'u Rwanda, kandi n'igihugu cy'u Rwanda kigendera ku mategeko. Hari abagongana rero n'amategeko kubera yuko baba mu byo baba bavuze usanga harimo ibigize ibyaha ndetse no kubangamira ituze rya rubanda. Reka twitse kuri iyi nkuru yasohotse ku munsi w'ejo, hanyuma tunagaruke gato turebe ngo niki cyagombye gukora, niki abantu bagombye gukora kugira ngo bakoreshe imbuga nkoranyambaga neza, niki nanone leta yagombye gufasha abo bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwo gushyiraho imirongo itarengwa. Mu binyamakuru bitandukanye byandikira mu Rwanda mu masaha y'umugoroba yo kuwa
yo kuwa gatandatu tariki ya 19 ukwakira 2024 nibwo hasohotse inkuru ivuga ko uwitwa Fatakumavuta umaze igihe yibasira Medina Debeni yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi uwitwa Sengabo Jean Bosco ariko wamenyekanye ku mazina yo mu myidagaduro nka Fatakumavuta. Uru rwego rukaba rumukurikiranyeho ibyaha bitandukanye birimo gukoresha imvugo zishyamiranya abantu mu myidagaduro. Urumva icyo cyaha? Wanze wumve neza icyo cyaha. Ibyaha birimo gukoresha imvugo zishyamiranya abantu mu myidagaduro. Ikindi, gutukana mu ruhame. Gutukana mu ruhame cyangwa se gutukana nabyo ni icyaha genwa n'amategeko, ndetse no kubuza amahwemo abandi hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Bivuze ngo Fatakumavuta cyangwa Sengabo Jean Bosco magingo aya ngaya urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamutaye muri yombi rumukurikiranyeho ibyaha bitatu. Si we wenyine kuko hari n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye mu buryo bubi, kandi imbuga nkoranyambaga twabonye yuko zishobora kuzikoresha neza zikagubyarira umusaruro, zikagutunga, zigatunga n'abawe, n'igihugu kikaba cyahabonera amafaranga. Amakuru yitabwa muri yombi ry'uyu mugabo rero ryemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Abitsiyeri, aho yavuze yuko Fatakumavuta yatawe muri yombi tariki ya 18 ukwakira 2024. Kuri ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimuhurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Dr Murangira Abitsiyeri, umuvugizi w'uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, yagize ati: Sengabo Jean Bosco uzwi ku izina rya Fatakumavuta yatawe muri yombi nyuma y'iminsi tumugira inama, ndetse inshuro nyinshi yagiye yihanangirizwa ariko ahitamo kwinangira umutima. Leta ishora amafaranga menshi mu bikorwa remezo bijyanye no korohereza abantu kugira internet yihuta. Ahangaha urumva ko namurangira nabyo we yongeye kubyibutsa, ntabwo nari nabibonye ko nawe yabyibukijeho kandi nanjye nabikubwiye, kuko leta yifuza ko imbuga nkoranyambaga zibyazwa umusaruro. Urumva nawe yamvugiye ibintu, izo mbuga zikabyazwa umusaruro mu buryo bwiza, hirindwa kuzikoresha ibyaha, kuko amategeko ahana ibyo byaha arahari kandi nta muntu n'umwe azarebera izuba. Dr Murangira Abitsiyeri ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, yakomeje agira ati: imbuga nkoranyambaga ni zikoreshwe neza, hirindwa kwinjira mu buzima bwite bw'abantu. Gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se gukoresha imbuga nkoranyambaga ugakoresha imvugo zikurura inzangano, gutukana, gutangaza amakuru y'ibihuha, ndetse no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Ntabwo kugira urubuga nkoranyambaga umuntu yigengaho bitanga ubudahangarwa cyangwa uburenganzira bwo kuba azakurikiranwa mu gihe azikoresheje, atazakurikiranwa mu gihe azikoresheje nabi. Kuba ufite urwo rubuga nkoranyambaga rwawe wigengaho wafunguye rwose mu buryo bworoshye. Bari abantu bazi yuko gufungura YouTube ari ibintu bikomeye, ni ibintu byoroshye, n'abantu benshi barazitunze ariko bakaba batazi yuko banazitunze, kuko ni ibintu byoroshye cyane. Ntabwo rero niba ufite urwo rubuga ugomba kuba ufite uburenganzira ndakumirwa bwo kuba wavuga ibyo wishakiye, kubera yuko uyu munwa ubona, uru rurimi ubundi ni inkota. Niba inkota uyizi, ni inkota ubundi y'amugi abiri, ni inkota y'amugi abiri ushobora gukoresha rwose ugasanga neza nawe ubwawe wamaze kwikata. Ingero zirahari kugeza amagingo aya mu Rwanda nyinshi z'abantu bamaze gutabwa muri yombi, z'abantu bamaze gukatirwa ibyaha bakurikiranyweho ibyaha bahamijwe barabikoze bifashishije izi mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko urunguru rwa YouTube. Kora ko imbuga nkoranyambaga ni nyinshi, hari zikoreshwa cyane, wenda ndavuga zikoreshwa mu Rwanda cyane, wavuga Facebook, wavuga Twitter, wavuga Instagram, wavuga za Snapchat, wavuga WhatsApp, narwo ni urubuga nkoranyambaga. Wenda wavuga izo ngizo ko arizo abanyarwanda bitabiriye cyane, wenda na TikTok wavuga ko arizo bitabiriye cyane, ariko na LinkedIn, ariko yo iri professional cyane kubera ko ikoreshwa n'abantu bashyiraho ibijyanye na profile zabo kugira ngo bazabone akazi, ndetse n'abashaka
kubaha akazi bakaba baza bakabarebaho, ariko izo zose n'imbuga nkoranyambaga tugomba kuzibyaza umusaruro tukazikoresha neza nk'uko uyu muvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Abitsiri abivuga muri rusange. Fatakumavuta rero yatawe muri yombi nyuma y'igihe akora ibiganiro ku rubuga rwa YouTube yibasira abahanzi bagenzi be, dore ko nawe mu minsi ishize yatambutse yigize gutangaza yuko nawe ari umuhanzi. Icyo gihe yavugaga yuko azasohora alubumu yitwa Fatology, ndetse agenda akora n'ubukangurambaga bwo guterwa inkunga kugira ngo azashyire ahagaragara iyo alubumu ye. Ngira ngo mu bamuteye inkunga harimo na Judith, uyu nguyu yahoze akundana n'umuhanzi Safi Madiba, yavugaga yuko ashobora kuba yaramuhaye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ashyigikira ibyo bikorwa bye by'ubuhanzi. Mu uko gushyigikirwa ibikorwa bye by'ubuhanzi, ubundi kubera ko mu Rwanda mu bijyanye n'industry y'imyidagaduro muri rusange, wavuga ko harimo ibibazo kubera yuko ibijyandanye n'ubufatanye muri iyi industry y'imyidagaduro ndetse no mu itangazamakuru muri rusange, byo bita media fraternity, ubufatanye usanga nta burimo. Usanga abantu rwose barirwa bataka abandi, barirwa basenya abandi, kandi ari abantu bari mu gisata kimwe, kandi wakagombye kuba ari umuntu yanyereye. ushobora kugenda ahubwo ukamugandura, ukamufata akaboko, ukamugira inama mu gikari, ukamubwira uti muvandimwe rero, my brother, my sister, my little brother, my big brother, my what. Ati hariya ahantu rero wanyereye, byaba byiza witwaye gutya na gutya, bikazagenda gutya na gutya. Ariko usanga ahubwo umuntu iyo yanyereye akagwa aba ari igihe cyo kumutera ibisongo, yewe rimwe na rimwe ahubwo ukaza ukwiza amakuru y'ibihuha, ukaza ubiba urwango, ukaza wangisha umuntu abantu, kandi ibyo ntabwo biguha uburenganzira. Ubundi hano hari ibintu byinshi umuntu yakagombye kuvuga, kandi akaba n'ubwo buryo bwo kwinjiza amafaranga yawubona. Niyo mpamvu navugaga ngo leta kuki itagenzura nanone ibyo bintu. Yego urubuga n'urwawe, ariko nanone yagombye gushyiraho umurongo, kubera yuko nta bintu birya bibaho bitagira umurongo. Niyo mpamvu amategeko abaho, kubera ko amategeko abaho kugira ngo akumire, kubera ko umuntu aragoye, umuntu aremanywe amakosa. Niyo mpamvu wajyaho ayo mategeko kugira ngo agerageze kugenda agabanya amakosa dukora. Rero no mu minsi ishize uyu mugabo Fatakumavuta yumvikanye ahamagarira RIB guta muri yombi umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka Dore mu muziki nyarwanda. Yashinjaga ibijyanye ngo na sexual harassment, kandi sexual harassment se ufite ubushobozi bwo gushinja umuntu sexual harassment atari we yayikoreye? Icyo gihe byatumye rero uru rwego rumwihanangiriza. Icyo gihe byari byakuruwe ni udushusho twagiye ku mbuga nkoranyambaga tugaragaza uyu muhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka Dore, aho yari ari kumwe n'umukobwa bari kwifotoza. Noneho Dore bagiye kwifotoza, amukoraho hano mu mayasha, agiye kumukora, amukozeho rero yumva ikintu, aramubaza ati iki ni igiki? Umukobwa aramubwira ati ni ishanga, kuko no mu kavideo bigaragara bavugana, ati ishanga ni igiki? Rero Dore akagaragara rero agikurura, ubwo umukobwa nawe bagenda bavugana amagambo, ariko ishanga wavuga ko ari umurimbo. Ni umurimbo abakobwa bakunda kwambara, kimeze nk'umukandara ariko w'amasaro, bacyambara hano mu nda. Rero abakobwa rero muri iki gihe turimo benshi mu buryo bwo kwirimbisha rero bacyambara hano ku nda. Rero iyo shanga rero niyo yaje amanuka ngo yarimo amukurura ikariso, ariko uwo mukobwa nyuma yaje kubisobanura, atanga n'umucyo ko yari ishanga yari yambaye. Mugisha Benjamin akozeho rero nk'umuhanzi bagiye kwifotoza, yumvise icyo kintu cy'umuhanzi, avuga ati iki ni igiki? Aramubaza, ariko uyu nguyu yaje avuga yuko ahubwo ngo yari kumukorera ibijyanye na sexual harassment cyangwa se ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu mugabo kandi muri iki cyumweru kandi ngo nabwo yumvikanye yibasira Ngabo Medal Jobel uzwi mu muziki nyarwanda nka Meddy, avuga ko mbere yuko ashyingiranwa n'umugore we yari amaze igihe amusambanya. Ikindi avuga ko mu minsi ishize uyu muhanzi ngo muri iyo minsi ngo yakubitwaga n'umugore we Mimi bashakanye. Ukibaza se ibingibi nanone urumva no kwibasira umuryango, no gutangaza amakuru y'ibihuha, kubera yuko nta rwego rwabyemeje, nta rwego na rumwe rwabyemeje ibingibi byo kuvuga ngo yaramusambanyaga. Niba yaramusambanyaga, gusambanya umuntu
nuko yongeye yaba yatanze ikirego urukiko rukamuhamya icyaha cyo gusambanya, bityo nawe ukaba waza ukabivuga ko icyo gihe byagiye ku karubanda, kandi kino cyaha cyo gusambanya abana cyangwa se n'umuntu mukuru ashobora gusambanywa ku gahato, ni icyaha kiba cyakorewe umuryango nyarwanda, kiba cyakorewe community cyangwa se community. Ni amagambo rero yatumye abatari bake ku mbuga nkoranyambaga batabaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, bavuga yuko uyu mugabo akomeje kugenda arenga umurongo, bityo ko hagira igikorwa kugira ngo bakumire hakiri ikare. No mu minsi nanone itambutse nanone, kubera yuko izi mbuga nkoranyambaga abantu barazikoresha nanone, ariko turaza kureba nanone se bazikoresha koko mu buryo bwa nyabwo, ese bazi kuzikoresha, bihagaze bite, bimeze bite muri rusange. Nibyo ngiye gukomerezaho. Ariko nanone uyu Fatakumavuta yumvikanye nanone ku mbuga nkoranyambaga akangurira n'abantu, nanone wavuga ko yarimo gukangurira abantu nko kwigumura, wavuga ko yarimo kubakangurira kwigumura, kuko we yumvikanye mu majwi ye avuga yuko atazongera na rimwe kwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nk'umuntu ukurikiranwa, nk'umuntu ukora itangazamakuru, kuko ni umunyamakuru wa Isibo Radio, nk'umuntu urumva nk'umunyamakuru, nk'umuntu wagombye kuba ukurikirwa n'abantu. Hari amagambo utagombye kuvuga, kubera ko ayo magambo iyo uyavuze hari abandi bagukurikira bashobora kuyifata nk'ihame, mu gihe nabo nk'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rubakeneye cyangwa rubashaka, hari icyo rukeneye kubaganiriza, ugasanga rero nawe ba bantu urabagumuye. Hari magambo nubwo waba ubitekereza muri uwo mutima, uretse ko n'ubundi niyo utanarwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha waba uri hose, rwaza rukagufata, ntirwabuza yuko ruza kuguta muri yombi, kandi no kuba rwaguhamagaye noneho ugasuzugura, n'ubundi urumva hari ibindi biba biri kugenda byiyongera muri uko gutabwa muri yombi, na za mpamvu zo kuba wakurikiranwa udafunze, nazo ziba ziri kugenda ziyoyoka, kubera yuko icyo gihe nawe urimo kugenda ugorana. Ibyo ngibyo rero ni ibintu ubundi umuntu ukurikirwa n'abantu benshi atakagombye kuvugira mu ruhame, nubwo waba ubitekereza wabigumana muri wowe, ariko ntutume hari abandi bashobora kuba bagendera kuri ibyo ngibyo watangaje nawe, kubera ko baba bagukurikira muri rusange. Ubundi imbuga nkoranyambaga rero muri rusange ni imbuga rwose ni nziza cyane rwose, uzi mu gihe zakoreshejwe neza, nubwo zifite ibibi ariko zigira n'ibyiza. Ariko n'umuntu ngo agira karite akagira na defu. N'umuntu natwe inyoko muntu, hari ibyiza bya Clement, hari ibyiza bya Abayo, hari ibyiza bya wowe dukurikiye muri kano kanya, ariko hari n'ibibi nawe, kubera ko nta muntu wuzura 100%. Nabo bandi batuzaniye muri Bibiliya kugira ngo tujye tugerageza no kwitwararika n'iki, baravuze ngo byibuze niyo ntungane ngo igerageza kwitwararika muri rusange, bwira icumuye 7. Ariko nanone imbuga nkoranyambaga ugomba kumenya yuko mu byo zazanye zanafashije muri rusange, nuko ibintu zishyizeho bituma abantu babibona mu buryo bworoshye bishyizweho, kandi wajya no kubishakisha ukaba wabibona mu buryo bworoshye, kubera yuko muri radio, niba ntari kumva radio kano kanya byagiye byancitse, niba ntari kureba televiziyo kano kanya byagiye byancitse, ariko ibyo kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga igihe ndibugireho cyose ndagenda mbisangeho. Kandi hari igihe noneho nk'ubu tukubwira ngo kora subscribe, ukande kuri ya nzogera hasi ujye ubona notification cyangwa se ubutumwa bukubwira yuko hari ikiganiro kigiyeho. Urumva iyo uri kuri internet, urumva ubutumwa uhita ubona ko hari ikintu kigiyeho. Mu gihe ukurikiye televiziyo niba utayikurikiye n'ubundi biragoranye, cyangwa radio biba bigoranye. Izo rero ni impamvu wavuga ziba zikomeye imbuga nkoranyambaga zifite, kubera ko ushobora no kuzikoresha amasaha 24 kuri 24. Kandi nanone ikindi, ayo makuru azigiyeho arihuta cyane rwose mu buryo budasanzwe, ugereranyije no ku zindi buryo bundi butanga amakuru, wenda ugereranyije nka traditional media ubwo tuba dusangamo nka radio, by'umwihariko broadcasting media, tukavuga radio na televiziyo, kubera ko ushobora gusanga hari igice bitewe n'amasinyari cyangwa imiterere yaho radio dushobora kumvikanamo, cyangwa televiziyo naho ntigaragare bitewe n'iminara. Ibindi rero biba bituma izo mbuga nkoranyambaga zigira imbaraga, nuko ushobora gupostinga akantu karimo amajwi, amashusho ndetse n'inyandiko cyangwa text, ukaba wabikombanira mu kantu kamwe abantu bakabibona, ku buryo wa muntu ufite ubumuga bwo kutabona ashobora kumva, ufite utazi gusoma no kwandika nawe akaba yakumva, ariko na wa wundi
utumva akaba yasoma yanyandiko kubera ko ushobora gushyiraho subtitles hanyuma abantu bakajya bagenda basoma amagambo ari kwandika. Ibyo ni ibintu byiza cyane bikoreshwa no kuri izo mbuga nkoranyambaga. Yego na televiziyo irabigira, ariko hariya aho igihe cyose ugiye ubisangayo, nubwo muri iyi si turimo ikoranabuhanga yaba radiyo na televiziyo nazo zagiye aho ngaho ku ikoranabuhanga, ibiganiro nabyo zisigaye zibikoreraho kugira ngo nazo zigendanye n'igihe. Ikindi kintu abantu bagomba kumenya noneho kinakomeye, wavuga kiri mu ntwaro ya zino mbuga nkoranyambaga cyangwa se ibino biganiro dushyira kuri online cyangwa kuri murandasi muri rusange, nuko bigumaho, bimaraho imyaka myinshi. Nshobora kubishyiraho ngubu, ariko n'umwuzukuruza wanjye n'ubuvivi akazabisangaho, akajya avuga ati mbega burya cya Clement ni ibintu cyagajyaga kivuga, mbeko twari twaragushishyana muri no muryango. Gerageza rero gutanga ubutumwa bwiza ku buryo n'umuryango wawe n'abagukomokaho muri rusange bazabona yuko mu bihe byawe hari icyo wakoze kandi cyiza, usige uwo murage mwiza. Ikindi wavuga nanone kuri zino mbuga nkoranyambaga kiba gifite, wavuga gikomeye, wavuga nka avantage bazifite, nuko habaho ibijyanye nuko abantu babona feedback vuba, quick feedback rwose, cyangwa quick feedback and interaction. Niba ushyizeho ikiganiro abantu baratangira gutanga comment ako kanya, nawe ube wabasubiza. Rero rimwe na rimwe n'inama bakugira ukaba wazishingiraho ugira ibyo ukosora cyangwa ibyo wongeramo, ariko rimwe na rimwe hari inama tugirwa, ariko nanone ugasanga tuvuniye ibiti mu matwi. Ariko nanone ibyo ngibyo biraza kugendana n'ikindi ndi bujyeho, ndi kureba ku bijyanye n'intege nke cyangwa se weaknesses z'imbuga nkoranyambaga na bino bintu dushyira kuri murandasi. Hanyuma ikindi rero wavuga aho ngaha, wavuga kiba kiriho aho ngaho, ibyo bintu tushyira aho ngaho bigumaho. Hanyuma ikindi wavuga noneho nuko n'abagukurikira ushobora kubakontorora. Hari uburyo bwo kukureba ngo abantu bagukurikira baba barahagana hehe, bari mu bihe bihugu, bari mu yihe myaka, ukamenya nuko ushobora kuba wabaha ibintu bikurikijwe n'aho bari, ndetse abo bantu bose ukamenya ngo bari hehe, amakuru yabo buyafite, imyaka bafite, abo bihugu baherereyemo, n'amasaha bakunda gukureba. Iyo report yose urayibona, ibintu bikarushaho kugenda neza. Ariko noneho nubwo hari ibyo ngibyo tuvuga, ubwo buryo bwo kubikoresha ukabyara amafaranga nabwo burimo. Kuba abantu ukaba uri social media influencer, uri umu influencer uruvuga rikumvikana, ariko si uvuga iki? N'ubu uvuga rikumvikana, ufite iki cyo kubwira abantu? Ufite ubumenyi bungana gute? Abantu bashobora no kuza kwamamaza. Even n'izo mbuga nkoranyambaga ubwazo ziraguhemba nubwo hatagira umuntu uza kwamamaza. Izi tuvuga Twitter cyangwa X barahemba, Facebook zirahembwa, YouTube zirahembwa. Abo bantu rero tugomba kubikoresha gute? Muri weaknesses rero ari zo abantu bagomba kwitondera kugira ngo turusheho gukoresha izi mbuga nkoranyambaga neza muri rusange, nuko hari icyo bita credibility issues. Kubera yuko hano muri isi turimo y'ikoranabuhanga, yaba wari umuntu ukora itangazamakuru kinyamwuga, ushobora kuba wararyize cyangwa utararyize, cyangwa ukaba ufite n'amahugurwa, cyangwa ufite n'ubumenyi bw'ibanze byibuze bwo kugira ibyo utangariza abantu. Ntabwo ari ukuvuga ngo kuba ufite umunwa n'ururimi ugomba kugira ibintu ubwira abantu no kuvuga, kuko baravuga ngo mbere yuko ugira icyo uvuga jya ubanza ukarage ururimi rwawe inshuro 7. Umenye ngo ngiye kuvuga bino bintu, ariko biraza kuba birakirwa gute, biraza kugira izihe ngaruka ku bantu bakurikira bino bintu. Ugomba kubanza gutekereza ibyo bintu, kubera yuko rero muri kino gihe ibi bijyanye na credibility issues, nuvuga ngo abantu ibi bintu utangaza abantu barabyizera gute? Kubera ko turi mu isi y'ikinyoma, turi mu isi abantu bakwirakwiza ibihuha, rimwe na rimwe abantu birabagora kubera ko badafite n'ubwo bushobozi bwo kugenzura, ugasanga bagiye mu rujijo, bagiye mu gihirahiro cyo kumenya ngo ibi bintu nibyo cyangwa si byo. Rimwe na rimwe ugasanga n'umuntu aravuga ngo kuri YouTube bavuze, ukumva ibyo kuri YouTube ariko bifata nk'ukuri kandi ari n'ibihuha, kubera yuko usanga hari ibintu byinshi abantu bagenda bakuza ibihuha. Ngira ngo ibihuha byinshi byo bibona bikoreshwa nko kuri YouTube, ugasanga babandi bitwa ko barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda bakoresheje amaturufu ari aho ngaho y'ibyondi, kuko barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda rwose, ugakoresha ibyondi, amaturufu y'ibyondi, ukavuga ngo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarapfuye. Umuntu w'umuturage wibereye he za Buzinganjwiri, wibereye za Nyabitekeri, wibereye somewheres, yabibona neza agahita ati yumva ko ari ukuri ko perezida yapfuye. Turiya mujya mubona si we, ati ni ishusho ye y'ikoranabuhanga.
ibyo ni ibihuha ntabwo ari byo. Ugomba gutegereza abantu bafite mu nshingano, abantu wizeye ko batangaza amakuru ya nyayo, ukamenya n'abo ujya kureba bitewe n'ibyo batangaza by'ukuri. Hanyuma ikindi kintu wavuga, kubera yuko izi mbuga nkoranyambaga umuntu aba yibereye aho ngaho mu kwihuta no gucuranwa kugira ngo utangaze bwa mbere, ukora ibyo bita breaking news, habamo rero kuba wakora amakosa. Bituma kuba kwihuta bituma n'abantu benshi bashobora kuba bakora amakosa. Abantu rero wagombye gutuza, n'ubundi niba hari ibyo utangaza, n'ubundi buri muntu wese agira abamukurikira, kandi abamukurikira bakurikira Clemence, bakurikira kanaka, se bakurikira kanaka. Kubera ko umuntu wagukunze kubera ko ibyo utangaza, ugomba kubanza ukagenzura neza, ukirinda ayo makosa, kugira ngo ibyo utangaza abantu babyakire neza kandi bitaza bije no kubahungabanya. Kubera ko zino mbuga nkoranyambaga zaje kugira ngo zifashe abantu kwisanzura, yego, ariko batarenze umurongo, no guhana amakuru, no kuba bari uko bazibyaza umusaruro mu buryo buri positif. Ikindi kandi bituma abantu bakurikira izi mbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe ibyo bizeraga batangira kugenda bashidikanya, ko hari ibindi bagenda babona bindi bitandukanye n'ibyo bakuze babwirwa, n'ibyo bakuze bizera. Rimwe na rimwe ugasanga igihirahiro nacyo gikomeje kwiyongera. Agombye kubwira abantu rero mu buryo bufututse, mu buryo bwuzuye, ukabasobanurira bakumva, bakamenya ngo ibi bintu nubwo nambikora, nubwo hari ibyo nizera, ariko mbonye ko burya hari bitandukanye, ariko wamusobanuriye, wamuhaye facts, rimwe na rimwe ukamuha na reference, uburyo nawe yaba afite ubwo bumenyi bundi bwisumbuye, ashobora nawe kujya kure ahandi wakuye bya bintu, kugira ngo narusheho kuvoma ubumenyi bwisumbuye kuri ibyo ngibyo. Noneho ikindi kintu wavuga cya weakness y'izi mbuga nkoranyambaga muri rusange, inakomeye cyane, ari nayo ituma abantu benshi bagongana n'amategeko, ari nayo abantu benshi bagonganye n'amategeko, ni iki ngiki. Mu ndimi z'amahanga, mu rurimi rw'icyongereza babyita overwhelming freedom, ni ubwisanzure burenze. Kwisanzura ni byiza, yego, gutanga ibitekerezo ni byiza, yego, kuko ni itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rirabyemera, ngira ngo ni mu ngingo ya 38 ko ari uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Ari ugomba kumenya ngo ibitekerezo ndibutange birafasha iki umuryango nyarwanda, birafasha mu kubaka cyangwa biri gusenya, birakirwa gute, birafasha iki gihugu, birafasha iki bagukurikira. Ugomba kumenya ubwo bwisanzure ufite se bwo butangirira hehe bukarangirira hehe. Ubwisanzure ugomba kumenya ngo ubwisanzure bwaho burangirira ni ubwa mugenzi wawe butangirira. Ubwisanzure burenze rero ni bya bindi wowe uza ukavuga ngo imbuga nkoranyambaga ufite ubushobozi bwo kuvuga ibyo ushatse byose. Kuko uyu nguyu turi kuvuga watawe muri yombi Sengabo Jean Bosco aka Fatakumavuta, yagize kumvikana ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko nta buzima bwite bubaho bw'umuhanzi, ngo azabuvuga ibyo ari byo byose, ngo nta buzima bwite. Buri muntu uwo ari we wese agira icyo bita mu ndimi z'amahanga privacy, ubuzima bwite. Niba uri kuvuga umuntu, muvuga ibyo yakoze, niba ari mu gitaramo, bya bindi byabereye ku karubanda abantu bose babibona. Ariko bya bindi byo mu rugo byo abantu bose bazi ukataka famiye y'umuntu, ukamuvuga ukamumanuka. Ese wowe uri shyashya, wowe wagushungura yakuramo inkumbi? Wa muntu wafashe urubuga akaza akakuvuga wowe ubwawe, akakumanuka umugore wawe, akamanuka urubyaro rwawe, akamanuka aho unywera, akamanuka aho urira, akajya mu bwana bwawe, amadega wakoraga, skando wakoraga, akajya kuri so ibyo yakoraga, ibibi yakoraga, akajya kuri nyoko, akajya ku gisekuruza. Wowe byagushimisha? Jya umenya yuko rero ibyo ukorera abandi nawe bagukoreye bitagushimisha. Mbere yo kugira ikintu utangaza, jya umanza umenye ngo ibi ngibi ngiye gukorera mugenzi wanjye, niba bintangajeho byagenda gute, byagira izihe ngaruka ku muryango. Nta mpamvu rero zo kugira ubwo bwisanzure burenze ngo twumve yuko tugomba kubukoresha tuhungabanya umuryango nyarwanda. Ugomba kumenya ngo ubwo bwisanzure bwawe urabukoresha ryari, kubera yuko mu gihe ubwo bwisanzure buzarenga, niyo mpamvu uzasanga wagonganye n'amategeko. Nubwo gutukana rimwe na rimwe, wenda iyo urebye mu muco w'amanyarwanda, wenda ngiye ku rundi ruhande, usanga abantu kuri mbuga nkoranyambaga abantu baratukana cyane rwose, n'ibitutsi nyandagazi. Hari igihe usanga umuntu ari gutuka ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga nk'igitutsi uheruka kucyumva nko mu myaka nka 15 ishize cyangwa 20. Kera abantu tukiragira, none inka kubera ko nyinshi zigaye zororerwa mu kiraro, biranagoye yuko abantu wenda bakigaragara mu bikorwa by'ubushumba. Kera wenda umuntu yatukaga ibitutsi ukavuga ngo nk'iby'abashumba, ko abashumba baga bazwiho gutukana. Ariko nanone wareba n'umuco w'abanyarwanda, hari ubanza n'umuco w'abanyarwanda, kubera ko nujya kureba mu buvanganzo bw'abanyarwanda,
ukareba nko mu gitabo cyitwa umpangare ngo uhangare, uraza gusanga hari umugabo rwose wanditse kiriya gitabo avuga ibijyanye n'ibitutsi. Ibitutsi yabivuye imuzi n'uzingo rwose, yandika, yari intyoza cyane mu buvanganzo muri literature, aragenda yandika ngo umpangare ngo uhangare, ibitutsi ibyo ari byo byose bitandukanye wakwita ko ari nyandagazi arabyandika. Ariko urumva yuko wenda no mu muco w'abanyarwanda n'iki wenda basanga, urumva niba ari buri mu buvanganzo nyarwanda gutukana, ariko se nanone igihe tugezemo uratukana nanone ibyo bitutsi, ese nutuka mugenzi wawe ubwo birakumara ikirunguka iki? Noneho ikindi umuntu yavuga nuko yavuga yuko zino mbuga nkoranyambaga hari icyo zidusaba, the requirements of special skills. Ese abo bantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga bafite izo special skills, ubwo bumenyi wavuga budasanzwe bw'umwihariko? Kubera ko hari n'abantu bize rwose, akaba yarije yarangize kaminuza, yarize no mu bintu akora rwose abikora neza rwose kabisa, ari na doctora afite PhD, hari ugasanga ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga byaramwihishe, ntazi kubikoresha rwose. Agasanga umuntu ufite urubuga rwa X cyangwa Twitter, ariko afite umwana rwose ujya umwereka ati papa mama reba, akajya amupostingira amwereka ukuntu babikoresha. Kubera yuko ni nk'ibintu byaje ari bishya, nta muntu twagize ngo abitwigishe, tugenda twisanga nyine tubikoresha uko twiboneye. Arimo rimwe na rimwe usanga n'ubwo bumenyi hariho abantu batabufite, noneho aho bibabarije wenda uwo nguwo we yarize nubwo wenda adafite ubumenyi bwo kubikoresha, ariko ubumenyi afite ubumenyi bw'ibyo yatanga. Harimo ibintu bibiri, hari ukuba udafite ubwo bumenyi bwo kurikoresha, udafite n'ubumenyi bw'ibyo watanga. Ariko noneho hari undi wenda wajyanye nabyo amenya kubikoresha, ariko adafite n'ubumenyi bw'ibyo atanga. Noneho wowe uri gutanga iki? Kuba uvuga ngo ufite ka telefone kawe wiguriye na leta yarazoroheje ishyiramo na nkunganire, ntabwo biguha uburenganzira bwo kugenda ngo witangarize ibyo ushaka ibyo ari byo byose. Hari abiba bitwa ba catfish bakoresha imyirondoro itari iyabo, ntabwo aho waba uri hose amazina waba ukoresha ariyo yose igihugu cyagushaka ngo kikubure. Aho waba uri hose ibyo bintu ugomba kubimenya. None izo special skills noneho tuzazihabwa nande? Tuzigishwa nande? Kwa nawe nibajije ngo igihugu kigomba gushyiraho umurongo w'uburyo abantu bagomba gukoresha imbuga nkoranyambaga, aho batagomba kurenga n'ibyo abantu bagomba gutangaza, n'umuryango nyarwanda ukigishwa muri rusange. Kuko uzasanga ibi ngibi ndi kuvuga nta hantu wasanga abantu bari kubyigisha abantu. Bigishijwe ninde? Bigisha abanyarwanda gukoresha Facebook? Ninde bigisha gukoresha imbuga nkoranyambaga? Nkanjye n'urugero wenda mfungura Facebook, nayifunguye mu mwaka wa 2012, nta muntu wabinyigishije rwose. Nabonaga abagenzi banjye ku ishuri twiga icyo gihe, nanjye ntangira kubifungura ndabikoresha. Twitter nayifunguye 2013, nta muntu wagize umbwira ngo bigenda gute. Narafunguye gutyo mbonye biri mu gatelefone ndafungura ntangira gukoresha. Icyo gihe nta muntu ambwiye ngo bayikoresha gutya n'iki n'iki. Instagram nayifunguye 2016 ngireko, nta muntu ugize unyigisha ngo gukoresha ibintu. Ariko wenda byibuze njye nari mfite ubwo bumenyi navuga bwibanze ko kuba namenye ibyo nshyiraho bitewe n'ubumenyi n'ibyangwa n'ibyo nari ndimo nkurikirana by'amasomo muri rusange. Ariko se wa muntu w'umuturage utaranarangije primaire, ariko izi mbuga nkoranyambaga ari kuzikoresha uyu munsi, urumva ari gutanga iki? Urumva iyo content ari guha abanyarwanda bimeze biti? Nuvuga ngo abanyarwanda dufite ibibazo byinshi twagombye kuba twibandaho muri rusange, tubikoraho, tunaganagaragariza leta yuko ari byo yagombye nayo gushyiraho umwotso kugira ngo ibyo bintu, hari ibibazo byinshi bibangamiye umuryango nyarwanda. Ari waza gusanga noneho abantu bafashe umurongo wo kuza bavuga ibintu wavuga ngo buri useless, ibintu biri aho ngaho bya ovyo nk'uko bavuga mu rurimi rw'igiswahili, ibintu biri aho ngaho biciriritse gusa. Ariko hari ibibazo byugarije umuryango nyarwanda twagombye kuba tuvuga kugira ngo dugire icyo dufasha igihugu nacyo kigeraho gishyira umwotso, kugira ngo iki gihugu ni icyacu, dutange natwe uwo mutahe mu kubaka uru Rwanda natwe twifuza. Ikindi kintu noneho ari nacyo ndimo kugana ku musozo, nicyo bita ethical issues. Ubundi mu itangazamakuru muri rusange tugira ethique, abanyamakuru tugira ethique. Ethique, abanyamwuga, abanyamakuru bagomba kugira ethique nyine ibarenga, amahame agenga uwo mwuga. Nuko nyine ugomba gutangaza inkuru ufite ibimenyetso, kandi ntufate uruhande ukaba uri hagati. Uri hagati, niba ari umuntu uri kuvugwaho ibi bintu n'undi, abo bantu babiri ugomba kutangaza iyo nkuru wamaze kubumva. Mu gihe utabumvise kandi ujye gihe ugomba no kuvuga uti uyu muntu namuhamagaye sinamubonye, ariko mu gihe yashima kugira ibyo avuga kuri ibi ngibi nzamuha urubuga avuge. Ntago ari ukuza ngo ibintu byose wavanye ku muhanda, wavanye mu hehe ubitangaze. Kandi ugomba kumenya ngo ni ibihe ngomba kuvuga.
ni ibiki nagomba kuvuga, ibyo ndavuga bifitiye akahe kamaro, bifitiye iyihe impact ku muryango nyarwanda, ukongera ukavuga ngo ibi bintu nimbivuga birunguka iki, nintabivuga kandi niki bibiri bibuhombye. wowe ubwawe ukabanza ukigenzura, kuko mbere yuko umunyamakuru, mbere yuko uba social media influencer, mbere yuko uba content creator, ubanza kuba umuntu. Ibyo bintu rero abantu bagomba kubimenya, ariko noneho na leta nayo ukamenya yuko nayo igomba gushyiraho imirongo migari mu kugenzura, yigira bigenzura ibitangazwa kuri zino mbuga nkoranyambaga, ndetse no kugira inama no gushyiraho amategeko n'amabwiriza agomba kubakurikizwa abanyarwanda, hakajyaho uburyo bwo kubigisha n'ubundi binyuze kuri izo platforms, kuko n'ibyo bigo bitandukanye birazifite, abanyarwanda bakiga uko bagomba gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ni rero rimwe na rimwe bagatungirwa n'agatoki na content bagomba kwiheraho, bakagombye kuba bibandaho muri rusange kugira ngo zifashe nanone mu kubaka igihugu ndetse n'u Rwanda twifuza. Ndagushimiye cyane rero udutera ingabo mu bitugu muri rusange mu biganiro tukugezaho, mu makuru tukugezaho hano kuri NCTV Rwanda. Njye nitwa Clement Ndayisenga, nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.